Yesu ashimwe, ndagusuhuje mwifurije amahoro y'Imana wo kunda kandi ugakurikirana ijambo ry'Imana hano kuri Prophet Emma TV. By'umwihariko we wakoze subscribe, Imana iguha umugisha, kandi nawe ugiye kuyikora nonaha ukiyikora, Imana iguha umugisha, kwagurira imbago kuboko kwiza kw'Imana kujye kuboneka kuri wowe. Ibyo ukora byose Imana ibiha umugisha, byo mugerageza kujyamo byose Imana ibibemo, kandi ikomeza gukora ibikomeye ku buzima bwanyu n'abanyu n'imiryango yanyu yose, mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Uyu munsi rero turagarutse, ni muri ya saha yo kubohoka, saha ya gihanuzi. Uyu munsi tugiye kuganira ku mwuka w'inzozi. Hari umwuka w'inzozi ujya urota, hari inzozi ujya urota, rimwe na rimwe ntuzisobanukirwe, ubundi rimwe na rimwe hari abajya bambwira ngo barazibagirwa, ariko byose turaza kureba ikibitera. Ari ukwibagirwa inzozi, kurota inzozi ukabona wazibagiwe. Ariko uyu munsi inzozi tugiye kuganiraho ni igihe urota inzozi. Zino nzozi niba ujya uzirota ukazibona imbere y'ubuzima bwawe, ukibona warose, ukarota uyu mwuka igihe cyose urota, ukarota abantu bapfuye, ukarota abantu bapfuye. Birashoboka ko wamubona ari mwene wanyu, birashoboka ko wamubona ari umuntu wahoze ari uwo mu muryango. Rimwe na rimwe ukabona ni nyogokuru, ukabona ni mama, ukabona ni umuvandimwe, ukabona ni sister, ukabona cyangwa se ukabona ni abantu utazi. Igihe cyose ukabona wibona mu marimbi. Hari icyo biba bisobanuye, hari ikintu izo nzozi ziba ziri kukumenyesha, hari ikintu izo nzozi ziba ziri kukwereka. Icyo rero nicyo nje kukubwira uyu munsi, kugira ngo ukimenye, umenye n'impamvu urota izo nzozi, umenye n'impamvu zikuzaho, umenye impamvu zikuzaho, umenye impamvu uryama izo nzozi zikakuzira kandi ukazibona kenshi. Rero nicyo tugiye kuganira. Nguhaye ikaze rero, gubwa neza. Unkundire iki kiganiro cyose ukirebe ukirangize. Ntabwo kiri bugire iminota myinshi, ndakora kigufi, ariko nuza kukirangiza nzi neza ko uri buze gusobanukirwa byinshi. Hari byinshi uri bukuremo, hari byinshi uri bumenye kubw'iki kiganiro. Nkundire nuza kumva ufashijwe ugisharinge, byibuze cyoherereza abantu 10, byibuze sharing abantu 10. Reka nkubwire umumaro wo gusharinga. Akenshi hari igihe mutabikora ukavuga ngo ntabwo nasharinga, ngo ibi ngibi ngo ntabwo ari ibyanyu, ngo umumaro nuwo kureba gusa. Ariko buriya ndagira ngo nkubwire, kuvuga ubutumwa biba mu buryo bwinshi. Vuga ubutumwa riba mu buryo bwinshi. Buriya ushobora kuvuga ubutumwa utagiye mu rusengero, ukaba utagiye mu rusengero rwose, ariko ukavuga ubutumwa. Wavuga kuvuga ubutumwa, gufata ijambo ry'Imana nk'iri, gufata ikintu gifite ubusobanuro, koherereza umuntu. Ushobora gusanga nawe yajyaga birota, ariko akabimenya, akamenya uburyo yitwara, akamenya uburyo asenga. Ugasanga ibyo bintu byari bimuriho, byaramuteye ubwoba. Icyo gihe rero iyo abimenye, abimenyeshejwe nawe, ari wowe wamusharinze cyangwa bikuye kuri status yawe, uwo muntu ahabwa umugisha. Ariko nanone Imana mu ijuru irandika ngo ni wewe wamubwirije. Nubwo ari njye wafashe umwanya nkavuga rino jambo, ariko wowe nyirizina wewe wafashe umwanya wo kuryamamaza, ni wewe wakoze ikintu gikomeye. Rero umurimo w'Imana abantu bawukora mu bwinshi, mu buryo bwinshi. Ushobora gusharinga umuntu ijambo ry'Imana agahembuka, akabohoka, ukaba ukoze umurimo munini munini munini. Rero ntuze kubyirengagiza, sharinge abantu bumve nabi ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Twagiye rero, nari mvuze hari igihe umuntu ajya abaho ukarota igihe cyose uryamye, ukibona uri kumwe n'abantu bapfuye. Ubundi muri ubu buzima tubamo bwacu, mu isi ya gikristo cyangwa se mu isi y'umwuka tubamo, ubundi abantu bapfuye, ubundi kugira ngo ubone bagutera mu nzozi, ubundi nibo bita abazimu. Iyo bavuze ngo abazimu, ubundi bituruka ku myuka y'abapfuye, iyo bita imyuka y'abakurambere bapfuye kera. Aho niho uzaryama ukarota umwuka wa mama wawe, cyangwa ukarota umwuka wa nyogokuru, umwuka wa nyogosenge,
urimo uragutera. Icyo nicyo bita imizimu. Hanyuma rero tubona ko impamvu umuntu ashobora gupfa ariko nyuma akagaruka ari umuzimu, ukajya umubona mu nzozi, ukajya umubona igihe cyose uryamye ukamurota, igisobanuro ni iki? Bisobanuye ko uyu muntu impamvu umurota mu nzozi yarapfuye, ariko mu gupfa kwe apfa hari misiyo atari yarangiza. Akenshi igituma abazimu cyangwa se abantu bapfuye imyuka yabo cyangwa roho zabo zigaruka zikazerera hano ku isi, aba yarapfuye hari umwuka hari misiyo atari yarangiza. Mana tugirira neza. Niyo mpamvu uzaryama wajya kubona ukabona hari umwuka uguteye, ukaza urakaye. Hari abadayimoni baza, hari abazimu baza barakaye, ukabona rwose araje arakaye, sura yayikambije, ukavuga uti karabaye. Ukabona neza neza yarakaye. Iyo myuka ukabona yarakaye, ukabona iyo myuka yafunze isura, ukabona iyo myuka yakambije agahanga. Mana y'amahoro itugirire neza. Rero hari iyo myuka, hari misiyo abatararangije, ariko nanone iyo misiyo ikaba ari iy'ubugome. Ikindi, hari igihe uzongera kubona ukaryama ukabona uwo mwuka uraje, either ni mama wawe cyangwa ni umuvandimwe wawe. Ni ukuvuga ngo akenshi akagutera agufitiye impuhwe, akagutera ubona gusekera, ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe urota ukabona uwo mwuka urimo uraza ukugira inama y'uko wagakwiriye kuba witwara mu buzima. Bivuze iki rero? Bivuze ko uwo mwuka warapfuye, uwo muntu yarapfuye, ariko apfa hari misiyo atararangiza ku buzima bwawe. Either yari mama wawe apfa atakugejeje aho yagakwiriye kuba kugeza, yumvaga yifuza kukurera byibuze, akazakubona ukura, akazakubona ufite abuzukuru, akazakubona warageze ku kintu gifatika, ariko apfa atageze kuri iyo misiyo. Icyo gihe rero nibwo ushobora kuryama ukamubona igihe cyose aragutera, cyangwa se araza akakuganiriza, cyangwa ukamubona mu buzima bwa buri munsi. Cyo rero hari icyo bivuze, hari icyo bisobanuye. Hanyuma rero nari ngisobanura kubera iki ese birashoboka ko umuntu wapfuye akijijwe. Ikintu tucyumve neza, umuntu wapfuye akijijwe afite ubugingo, yararemewe ubugingo, ese ashobora kugaruka ari umuzimu? Igisubizo ni hoya. Ntabwo umukiranutsi w'Imana iyo apfuye ntabwo ajya agaruka ari umuzimu ngo aze kuzerera hano ku isi. Iteka umuntu wapfuye ariko agapfa adakijijwe, cyangwa se yasengaga ariko akaba adasenga neza, akenshi nibo bakunze kugaruka ari abazimu. Ariko ijambo ry'Imana icyo rivuga iyo ukurikiranye amateka, akwereka yuko iyo abakiranutsi bapfuye roho zabo zirabavamo zikazamuka. Ntabwo zihita zijya mu ijuru directe, ahubwo hari ahabera bategerereje, hari ahabera basinziriye. Iyo roho y'uwo muntu iragenda igasinzira, nayo ikagenda igategereza. Kuko buriya kenshi iyo umuntu apfuye, buriya umuntu uko umubona, umuntu habamo abantu babiri. Kubamo abantu babiri bivuze ko hari umuntu w'inyuma, ari uyu mubiri mubona twambaye. Uyu mubiri mubona ni kava. Uyu mubiri mubona ni kava. Ndaguha urugero rworoshye. Ni nk'uko ubona dutunga telefone, ariko buriya telefone nyirizina ni ibirimo imbere, cyangwa se reka tubyoroshye, buriya telefone ni simukadi. Kuba ngo telefone ikibereyeho ni ukubika simukadi. Umubiri rero nawo icyo ubereyeho ni ugukavaringa roho, kuko roho ni umwuka. Kugira ngo rero umwuka ubeho ni uko hagomba kuboneka umubiri. Uwo mubiri, kuko roho ntishobora kubaho ngo igende itembere itari mu mubiri. Nabo ngabo ubona bagutera mu nzozi nta bubasha bafite bwo kugira ikintu akora. Iyo umurebe ubona ari umuntu, ariko buryo umukozeho ntabwo afatika, kuko ni umwuka, ni roho. Igifatika cyari umubiri, kandi icyo mwaragishyinguye.
icyo nicyo cyafatikaga, ariko icyo mwaragishyinguye. Nuko ngo rero niba mwaragishyinguye, ntabwo icyo ngicyo kigifatika, icyo cyararangiye. Ni ukuvuga ngo rero umuntu abamo abantu babiri, kandi umuntu wa nyawe nanone ni uwo muntu w'imbere. Ni ukuvuga ngo njyewe uko mbona ku isura, uwo ngo ntabwo ari we ndiwe. Niyo mpamvu iyo ugiye kurebera umuntu mu mico no mu myifatire, ukamurebera ku isura, uba wibeshye cyane. Uba wibeshye, kuko ndebeye ku isura physical, ushobora kubona ndi mwiza cyangwa ushobora kubona ndi mubi. Ariko nanone uramutse wibeshye ukavuga ngo uraza kubirebera ubwiza bwanjye, ukiranutsi bwanjye, uburyo meze, ngo uraza kubirebera ku isura physically, wakishe, uribeshye cyane. Mana y'amahoro itugirire neza, uwo ngaho uribeshye. Umuntu w'imbere niwe usobanura uwo ndiwe. Uwo muntu w'imbere niyo shusho yanjye, kandi uwo muntu w'imbere ni nawe shusho y'ubumana. Uwo nguwo w'imbere niwe shusho y'ubumana. Uwo niwe uzasa n'Imana, niwe uhura n'Imana. Uwo nguwo uwo muntu w'imbere. Umuntu w'imbere rero agira byinshi abamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twihuse cyane rero, akenshi iyo urota izi nzozi z'abantu bapfuye, hari abantu babikunda ndetse ukabona ni byiza, kavuga ngo abantu banjye bapfuye barangarukira. Ariko niba uri umuntu usenga Imana, si byiza yuko uhora uterwa n'abazimu. Ntabwo ari byiza, kubera yuko abantu bapfuye ubundi nta kintu cyagakwiriye kuba kiduhuza. Ntacyo, nta kintu gikwiriye kuguhuza n'abantu bapfuye. Abantu bapfuye nta kintu gikwiriye kuguhuza nabo. Wowe uri muzima, bo barapfuye. Ubwo ngo mu isi y'umwuka, mu buryo bwa kirokore, ntabwo ukwiriye kuganira n'abazimu. Niba warakijijwe ukaba uri umwana w'Imana, uyu munsi abazimu bakaba bakigutera, bivuze ko mu isi y'umwuka uri mu ntege nkeya, uri mu ibihe byo gusenga byawe ni ntabyo, cyangwa se akenshi reka tubifate kuvuga ngo ni intege nkeya. Ubundi ni intege nkeya, uri mu bihe, ni ikimenyetso kikwereka yuko uri mu ntege nkeya. Ibihe byawe byo gusenga ni bikeya, amasengesho yawe ntabwo arimo aragera imbere y'Imana. Bivuze iki rero? Fata umwanya wawe wegera Imana usenge. Fata umwanya wawe wegera Imana usenge. Fata umwanya wawe wegera Imana. Fata ibihe byo gusenga, uwo mwuka wirukane. Nubwo ari mama wawe, ariko mwirukane ajye kuruhuka. Ntabwo akwiriye kuzerera, akwiriye kuruhuka. Mana y'amahoro itugirire neza, ntagakwiriye kuzerera. Nubwo ari umuvandimwe wawe, fata ibihe byo gusenga. Nibiba na ngombwa wegera umutambyi agusengere. Uwo mwuka ni mubi. Myuka y'abapfuye ni mibi, kuko iyi myuka akenshi hari iyo ubona iza mu ishusho yo kurakara. Yo yaje yarakaye bwo ashobora no gukora ibintu bibi ku buzima bwawe. Yo yaje yarakaye bwo ni ikimenyetso kikwereka yuko isaha iyo ari yo yose uwo mwuka wakugirira nabi. Ikindi, uyu mwuka w'ababyeyi bapfuye ukajya ubona aragaruka. Rimwe na rimwe ukabona arakinisha umwana wawe. Hari igihe ujya kubona ukabona arakinisha umwana, aragira gute, ariko wazajya kubona ukabona umwana wawe wapfuye urupfu rutunguranye. Kubera iki? Nubwo yamukinishije, ariko ashobora kumutwara, akamukunda, akumva yuko yamwishyira, akaza bakabana iyara atagiye agumya kuza kumureba. Nawe bishobora kukubaho. Uyu mwuka ushobora kugukunda, uyu mwuka warangiza ukagutwara. Isi y'umwuka rwose ukagenda ugutwaye, ukajyana nawo ntugaruke. Mana y'amahoro itugirire neza. Akenshi burya nubwo urota urimo uramureba, si wowe uba umureba gutya physically, ntabwo ari amaso yawe amureba. Nukuvuga ngo ni umwuka. Ikiba kiri kumubona rero nawe ni umwuka, kuko akenshi bibiza usinziriye. Bivuze iki rero? Ni imyuka iba yahuye. Mu yandi magambo, niba imyuka ihura, bivuze yuko umwuka wawe ujya usimbuka ukajya kureba abantu bapfuye. Ubwo ngo umwuka wawe rero niba wibera mu marimbi, bivuze yuko isaha iyo ari yo yose umwuka w'urupfu arimo arakuzereraho.
isaha iyo ari yo yose wapfa urupfu rutunguranye, isaha iyo ari yo yose wagenda, kubera ko abazimu ni ukuvuga ngo abazimu baragukunda. Niba abazimu bagukunda rero bivuze yuko igihe icyo ari cyo cyose abazimu bakwiba. Mana itugirire neza, abazimu bakwiba. Buriya kenshi uzasanga nk'umuntu uri muri koma, burya abaryamye hariya ariko roho ye yaramuvuyemo, akenshi aba ari ahantu kure. Ni nayo mpamvu buriya kenshi umuntu uri muri koma hari uruhare. Niyo mpamvu akenshi iyo haje hari ibintu byamushyize muri koma, abantu bamubwiye nabi, depresiyo, amagambo mabi yumvishe, agahinda gakabije, mbega ibintu nk'ibyo ngibyo. None iyo agiye muri koma rero ajyanywemo n'ikintu runaka, buriya umuntu uri muri koma ashobora kutavuga, ashobora kumureba ukabona araryamye ahumekera mu byuma, ubuzima bwe ariho bucungirwa. Ariko uyu muntu ureba, uyu muntu isaha iyo ari yo yose yuje ukavuga arakumva, yuje ukavuga arakumva. Kwanga umubiri urarwaye, umubiri urananiwe, ariko umuntu w'imbere warumva. Ni ukuvuga ngo abakumvira kure ariko abakumva. Ndetse akenshi uzasanga ushobora no kumubwira amagambo mabi, wajya kubona ukabona amarira ashotse ku maso, ukabona amarira arashotse. Cyangwa se ukamubwira amagambo ari emosiyone, amarira agashoka. Buriya umuntu uri muri koma akenshi kugira ngo umugarure ni uko ugomba kumuganiriza bya bintu yakundaga, bya stories zimwe yakundaga, ibintu byiza yakundaga, ibyo ngibyo ukabimuganiriza, ukabimubwira, ukamuganiriza amagambo meza abantu bamukundaga, ibintu yakoraga, nagaruka ibintu muzamukorera, ibyo ngibyo byiza. Ariko iyo haje umuntu mubi akamubwira amagambo mabi, n'ubundi tuzakwica, n'ubundi ibintu byinshi cyane byatotezwa ryamuhoragaho, yo wa muntu agarutse akabivuga, uyu muntu ashobora kutagaruka. Kubera iki? Roho yiwe birimo iratembera, hari ahantu yagiye kure, ndetse iyo roho ikabona ni heza kurusha havuye. Ibyo rero bikaba byashobora gutuma uyu muntu atagira ubushake bwo kongera kugaruka ngo roho ye yongere igaruke mu mubiri we. Abaganga bakagerageza bagashitura, ariko uyu muntu ntago afite ubushake bwo kugaruka. Kubera iki? Ibyo yahuye nabyo hano mu isi biracyamugora. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero akenshi nurota abantu, hari n'abarota ugasanga abantu barapfuye, ariko urimo urarota umuntu wapfuye, ariko kandi ukarota usambana n'umuntu wapfuye. Abazimu bashya. Ukuri ukeneye deliverance y'imbaraga, ukeneye kubohoka mu buryo bukomeye. Niba rero ujya wibona ukaba mu bantu babibona bari mu marimbi, ukibona uri kumwe n'abapfuye, mbega inzozi zawe zikaba ari inzozi z'abapfuye, inzozi zo mu marimbi, izo nzozi ukeneye gusengerwa, ukeneye gusenga. Uri mu bihe bibi bitakoroheye, uri mu bihe bibi bikugoye, uri mu bihe nuko ngo mu isi y'umwuka nubwo usenga reka kwihagararaho, ufata ibihe byo gusenga. Uri mu ntege nkeya, Satani arakwibasiye. Rero tokesha abo musenge cyane, iyo myuka ikuveho. Mwana w'Imana ntawe ahuriye n'imbaraga z'imizimu, ntawe ahuriye n'imbaraga z'abapfuye kera, nta hantu mukwiriye guhurira. Uri muzima. Rero Imana yacu ni iy'abazima. Rero niba izo nzozi uzirota uzibona, fata ibihe byo gusenga, fata ibihe byo kuba maso, fata ibihe byo kubana n'Imana, fata ibihe byo kwegera umushumba wasizwe agusengere. Umushumba wasizwe agusengere. Fata ibihe wegera umushumba wasizwe agusengere. Imana y'amahoro itugirire neza, kuko ibyo bihe ntibyoroshye, ibyo bihe ni bibi, kwiriye kubivamo kandi ukwiriye kubohoka. Imana rero iguhereza umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Imbaraga, imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana, gukomera kw'Imana, ibyo nibiboneke kuri wowe mu izina rya Yesu. Uyu munsi twaganiriye igihe wibona urimo urarota, ariko ukarota imbaraga z'abapfuye.
imbaraga z'abapfuye, kwabona abazimu bahora bagutera mu nzozi bagutera. Rero icyo ukeneye gukora, fata ibihe byo gusenga. Bene uwo mudayimoni ntiyirukanwa n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ikindi ukegera umutambyi wasizwe akagusengera, akagufasha gusenga, akakubohora kuri izo mbaraga z'abazimu n'abadayimoni. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri mwebwe, imbaraga n'imbabazi z'Imana, gukomera kw'Imana biboneke kuri we warunkurikiye. Imana ikugirire neza rwose kandi ikomeze kukwihishurira. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, ntiwibagirwe gukora like, ntiwibagirwe gukora comment yawe, umbwire icyo ubutaha tuzaheraho. Nzagaruka, comment zanyu ndazisoma, ndazikurikirana. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri mwebwe. Shalom shalom.